bakunzi b'ijambo ry'Imana, nongeye kubasuhuza. Yesu ashimwe cyane. Ni Simbizi Saidi Evangeliste Moise wongeye kugaruka mu ijambo ry'Imana. Nimureke tubanze dusenge. Uwiteka Nyiringabo, mwamukomeye, data wo kwizerwa, twongeye kugaruka mu ijambo ryawe. Bana natwe data nyaguhora ku ngoma, kandi ukomeze uduha umugisha. Uha umugisha abakunzi ba Mana Rwanda TV, uha umugisha abakunzi b'ijambo ry'Imana baba mu Rwanda, ababa mu mahanga. Tugusabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nongeye kugaruka mu ijambo ry'Imana, turasoma Matayo ibice 19 umurongo wa 17. 19 umurongo wa 17. Ngo nawe aramusubiza ati, unyitira iki mwiza? Umwiza n'umwe gusa, ni Imana. Ariko nushaka kugera ku bugingo, witondera amategeko. Aya ni amagambo y'umusore w'umutunzi wabazaga Yesu. Yaramwegereye aramubaza ati mwiza, ni wowe mwiza. Ariko Yesu yaravuze ngo umwiza ni Imana yonyine, umwiza ni Uwiteka. Ni Yesu ubwe wabyivugiye. Ariko muri iki gihe urasanga abantu barimo bakoresha amagambo, ugasanga umuntu arahagurutse abwiye umushumba we ngo yego dadi, ngo bikore dadi. Umuntu yahaguruka mu iteraniro agahita, ugasanga abantu bahagurutse ngo muhaguruke, ngo duhe dati wacu icyubahiro. Ninde ukwiriye icyubahiro? Icyubahiro gikwiriwe n'Imana yonyine, icyubahiro gikwiriye Uwiteka wenyine. Abantu nibave mu bujiji. Nibyo nari nje kubabwira. Ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Ubwo uretse ubwenge nzakureka were kumbera umutambyi. Abantu muri iyi minsi barahumye. Abantu muri iyi minsi wagira ngo ntabwo barimo baratekereza. Nimukanguke bavandimwe ba Kristo, bantu b'Imana, nimukanguke. Ntabwo bikwiriye ko umuntu umwimika nk'aho ari Imana yawe. Umuntu ni umuntu. Ejo mu gitondo yahinduka yakubereye umunyarwanda. Ibyo wari umuzo nk'umukozi w'Imana ugasanga byahindutse. Icyo gihe nawe uzasanga hari ukuntu urimo bitekereza. Ejo bundi biraba muri Kenya. Umupastor afite urusengero bamwita Makenzi. Niba mukurikirana imbuga nkoranyambaga mwaramubonye. Uyu munsi bamaje kubarura abantu 110 bapfuye. Kubera iki? Yarabafashe ubwenge bwabo abufata mu ntoki ziwe. Baramwizera nk'aho ari Imana. Iyo yahagurukaga yaravugaga ati, baravugaga yego dadi, nk'uko ndimo kubyumva no mu nsengero zo mu Rwanda hari abarimo babikoresha. Ubwo ni ubujiji bw'abakristo bafite muri iyi minsi. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yacu tugirire neza. Muri Kenya niho noneho hari ibintu utamenye. Hari undi nawe wavuze ngo ni Yesu, ngo ni Yesu. Abantu baravuga bati aha niho wavuze kuri Yesu. Uretse ze kukwereke ku munsi wa Noheli tuzafata igiti tugishireho umusaraba tukubambe nk'uko twabambye Yesu, turebe koko kuri Yesu nyakuri. Yaritangiye ajya kuri polisi ngo agiye kwishinganisha. Ese niko namwe mushaka gutekereza? Ajya kwishinganisha ati abantu bashaka kumbamba ngo ndi Yesu. Ayo ni amagambo y'ukuri, ntabwo ari ibinyoma mbazaniye. None nawe urahaguruka ukabwira umuntu ngo yes dadi, ngo bikore dadi. Vuga Imana niyo ibikora. Ntabwo umuntu ari igitangaza, ahubwo igitangaza ni ijambo ry'Imana riri muri we. Nge sindi igitangaza, ahubwo Yesu unyobora niwe gitangaza. Niba Yesu we yarabwiye umugabo w'umutunzi, aramubwira ati winyita mwiza, unyitira iki mwiza? Umwiza n'umwe gusa, umwiza ni Imana. Ariko nimushaka kugera ku bugingo, witondera amategeko. Nushaka kugera ku bugingo bwawe buba muzima, kugira ngo Imana izakugirire neza, nuko ugomba kwitondera amategeko. Aya ni amagambo yabwiwe Yesuwa, umusimbura wa Mose. Imana yaramurebye ati nzakugirira neza, nzabana nawe nk'uko nabanaga na Mose. Ariko irangije mu gice cya mbere umurongo wa 8 iramubwira ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntuzarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, nibwo uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Ariko none abantu barafata umuntu bakamwiringira ngo nta wundi wankiriza umwana, ngo nta wundi muntu wankiriza umwana, ngo usibye ngo bishop mfite aha ngaha, ngo usibye umukozi w'Imana, ngo uri aha ngaha, ngo wenda utuye aha, ngo niwe wonyine wankiriza umwana. Oya, ubwo n'ubujiji. Umuntu wagukiza ni Imana yonyine. Abantu barahinduka.
byarabaye, abantu barahindutse. 94 abantu barahindutse, abari abapasiteri bareka umurimo w'Imana barahinduka, babishyura mu bwicanyi. Abari abantu bakomeye utakekaga ko babikora barahindukirana bajya muri bene wabo. Kubera iki? N'abantu ntabwo mugomba gufata umuntu ngo mumwizere, ngo mu mutima wanyu mwimure Uwiteka. Bibiliya irabibuza. Si dusomye hano umwiza wenyine n'Imana, si Yesu wabivuze? Tugaruke muri Yeremiya. Umuhanuzi Yeremiya ni umuhanuzi ukomeye cyane. Dufate ibice 17 tujye ku murongo wa 5, mwumva uko havuga. Abantu nimukanguke, mbaza n'ijambo ngo nimukanguke, mwubaha Uwiteka. Nimukanguke, mureke abantu, mwubaha Uwiteka, mubakunde, mugire urukundo hagati yanyu, ariko mwumve ko Imana yanyu ari ikomeye, Imana yanyu ari imeze neza. Aho haravuga ngo iki? Ngo ukuntu Uwiteka avuga ati, havumwe umuntu wiringira undi muntu. Abantu barimo bariringira abantu, barimo barabita base, barimo barabita badade. Ubundi tuzi ko umuntu avuka mu buryo bubiri, n'uburyo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri. Naho ngaho umuntu nyine wakubye mu buryo bw'umubiri, aho ngaho niwe wita ni papa nyine. Bona Bibiliya ivuga ngo mwubahe baso, ibyo birumvikana. Ariko mu buryo bw'umwuka, umuntu mu buryo bw'umwuka ukwiriye kubahwa ninde? Ni Imana, kuko niyo yaguhaye umwuka wera, niyo yaguhaye agakiza. Amen. Imana yacu ishimwe cyane. Ubundi tuzi ko ubutatu butagatifu ni iki? Ubutatu butagatifu ni Imana, tukagira na Yesu umwana wayo, tukagira n'umwuka wera. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko abantu ntabwo barimo babyumva. Ese abo bita dadi, uri kwita dadi ngo bikore dadi, ngo yego dadi, ngo ntaho ngo yego dadi, ubwo nawe ari muri ubwo butatu butagatifu. Abantu ni mukanguke. Ngo havumwe umuntu wiringira undi muntu akishima amaboko ye. Murimo murishima amaboko yabo bakozi b'Imana banyu. Niyo mpamvu abantu bari kurimbuka, niyo mpamvu abantu bari kugera gute, bari guta umurimo w'Imana. Covid ntiyabigaragaje. Ugasanga umuntu wari umupasiteri yasubiye mu nzoga, kandi mwaramwitaga dadi, mwaramwitaga umuntu ukomeye. Abantu barahinduka. Umuntu udahinduka wenyine ni Imana, Imana yacu. Iyo niyo idahinduka, iyo niyo Mana ifite ikomeye, iyo niyo Mana ivuga bikaba yategeka bigakomera, iyo niyo Mana itugirira neza, iyo niyo Mana iduhumura. Ngo wiringira undi muntu akishima amaboko ye. Murimo murishima amaboko y'abandi bantu. Ngo mu mutima we akimura Uwiteka, mu mutima we akimura Uwiteka. Murimo muri Mana yanyu, mu mitima yanyu mukimuka amaboko y'abantu. Reka mbabaze bakristo, reka mbabaze bakunze ibijambo ry'Imana. Yenda mushobora kundebera mu gatebo ko uyu munsi ndi Sayidi, ariko nagira ngo mubwire iyo ndimo ni Imana. Ijambo ry'Imana rindimo rirakomeye kandi rifite imbaraga. Abantu ni muhinduke, ni mukanguke. Abo kubahwa bubahwa, ariko mwere kwimura Imana mu mutima yanyu. Nimushikame ku Mana yanyu. Umugabo Kalebu na Yosuwa ngo bamatanye n'Imana yabo. Imana ibagirira neza, ibaha gakondo, irabambutse ibageza mu gihugu cy'i Kanani. Ariko abantu batometanye n'Imana, basuzuguye Imana, ntabwo bigeze bagera mu gihugu cy'i Kanani. Yewe na Mose umukozi w'Imana yakirebesheje amaso, ariko ntabwo yigeze agera i Kanani. Kubera iki? Abo babiri bomatanye n'Uwiteka. Ariko ngo abari bakiri mu butayu, abantu bari bamaze imyaka, ngo bari bageze ku myaka 20, ngo abo ngabo ntabwo bigeze bahabwa icyo gihugu. Abantu bari bakuze, guhera ku myaka 20 kuzamura, ngo usibye abana, kuko abo Bayisiraheli baravuze ngo murabona abagore n'abana bacu bagiye kuba iminyago. Abana bacu bagiye kuba iminyago. Uwiteka ararakara, aravuze ati mwa bantu mwe, murabona ukuntu mwanyitotombeye, murabona ukuntu mwanze Uwiteka Imana yanyu. Niyo mpamvu abakuze mwese n'abageze ku myaka 20 muzagwa muri ubu butayu. Ariko abo bana mwavuze ko bagiye kuba iminyago, ngiye kuzabagirira neza. Mukwiriye kwemera Imana ko ari Imana ishobora byose. Ngo ariko Yosuwa na Kalebu bo bamatanye n'Uwiteka, mu mutima yabo bimuka Uwiteka, imitima yabo yomatana n'Uwiteka. Niyo mpamvu bagiriwe neza. Namwe rero Imana yacu nimwomatane nayo, nimushikame ku Mana, mwere kwizera abantu. Niyo mpamvu umuntu arahagurukana ubutunzi bwe, yamara guhagurukana ubutunzi bwe
yakirukanka ngo agiye kureba ngo umushumba kanaka, ngo agiye kureba umuhanuzi kanaka, yamara kumubona akavuga ati nta wundi wanyiriza. Umuntu nawe yabona ayo mafaranga, yamara kuyabona akavuga ati ndamubonye, akamutwara ubwo butunzi. Abantu barimo barahinduka abakene kubera iki? Barimo barabanyaga ubutunzi bwabo. Imana yacu ishimwe cyane. Gusura umuntu ntuzananirwe gutanga ituro cyangwa ishimwe mu rusengero, ibyo birakwiye, ariko wifata umuntu ngo umushyiriye amafaranga, ubwo ni ubuyobe. Wumva umuntu rero wimuye Uwiteka ngo azaba ameze gute? Imana yacu ishimwe cyane. Wimuye Uwiteka mu mutima we, wumva ngo azaba ameze gute? Ku bice 6 ngo azaba ameze nk'inkokore yo mu butayu, kandi icyiza n'ikiza ntazakibona, ahubwo azatura ku gasi ko mu butayu. Abantu bari mu butayu, abantu bari mu butayu kubera ko batari kwiringira Uwiteka. Mu gihugu cy'ubukuna kidatuwemo, yego, nko mu gihugu cy'ubukuna kidatuwemo, abantu barimo barimura Uwiteka mu mitima yabo, bakita abantu ngo badadi. Stop, ibyo nibihagarara. Uwiteka Imana yacu ishimwe cyane. Iryo ni ijambo ryari rindimo. Ngiye gukora ikiganiro ariko iryo jambo riraza. Abantu muri mu bujiji, abantu nimureke kujiji. Imana ntabwo ikundana n'abantu b'injiji. Mwumvishe? Imana ishaka abantu babarokore koko nyakuri. Ntabwo umuntu aguhanurira ari uko wamuhaye amafaranga ngo nibwo azaguhanurira neza. Ntabwo umuntu agukorera neza kubera ko hari ibiguzi wamuhaye. Izo zaruswa murimo mutanga nizicike mu izina rya Yesu. Abantu murimo muratanga zaruswa ku bakozi b'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Mukita abantu ngo badati, ngo yes mami birashoboka, ariko dadi, ngo yego dadi, ibikore dadi, dadi tugirire neza dadi, twumve dadi. Ninde wakumva usibye Uwiteka Imana yonyine? Twagiye tubibona mu bihe bikomeye, twagiye tubibona abantu basubiye inyuma. Yego, abakozi b'Imana twita ko bakomeye, twagiye tubabona. Hari umunsi umwe kera nkiri umwisilamu, numvaga ko shehe imamu hari umuntu wari ukomeye adusengesha, nkavuga ni uyu muntu koko arakomeye, ni nawe watwitangira. Ariko umuntu yaraje yinjira aho twari turi, aza afite imbunda kanga, niwe wadutanze kureba inyuma. Abantu barahinduka. Imana yacu yonyine niyo itagihinduka. Mwarabibonye, abantu barahinduka. Abapadiri baragiye barahinduka, bari abakozi b'Imana bakomeye barahinduka. Ariko uyu munsi nagira ngo niba ibyo bitarabasigiye isomo, niyo mpamvu mu mitima yanyu nimwime ku Uwiteka, mu mitima yanyu nimwemere gukomera ku Uwiteka. Imana yacu izabagirira neza. Haleluya. Umva umuntu wiringira Uwiteka. Ni Yeremiya ibice 17 umurongo wa 7, ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi, ntikizatinya amapfa nacana. Niba wiringiye Uwiteka ntabwo uzigera usonza, amapfa nacana ntabwo uzigera ugira icyo ubura. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Kubera ko wiringiye Uwiteka. Sibyo yemwe? Umugabo umuhanuzi Eliya wita Ishubi, umusuhuke w'i Galeyadi, yiringiye Uwiteka. Aragenda ajya kwa Ahabu, asanga Ahabu yariringiye ibigirwamana. Abantu baramugize imana, basenga, barubakiye ibishushanyo, ibigirwamana byabo bita Bali na Shera. Ahabu yarakoze ibyangwa n'Uwiteka. Aravuga ati reka nkubwire wa mugabo we, nubwo uri umwami, ariko reka nkubwire wakoze ishyano, ariko reka nkubwire wakoze nabi. Haleluya. Wimuye Uwiteka. Imana yacu warayimuye. Ntabwo Imana ikivugwa mu Bayisiraheli. Abantu ntibakiri ku Mana, bakurikiye ibindi. Ahabu ngo aramureba ati wakagabo katambaye kagufi ndeba. Abantu barimo barasuzugura abandi. Umuntu yaza yambaye ikoti akabarirwa bamwemera, umuntu yaza afite amafaranga akemerwa akajya imbere. Niyo mpamvu muri kwita abantu ngo badadi, niyo mpamvu muri kwita abantu ngo badadi. Kubera iki mwita abantu badadi? Abo bantu niba mububaha bubaha, ariko izina dadi Uwiteka ni ukwiriye kubahwa, Uwiteka ni ukwiriye icyubahiro. Imana yacu ishimwe cyane. Amen. Ijambo rivuze ndakaye, ntabwo bikwiye. Nuzaza akakubwira ngo ndi umukozi w'Imana, ngo ndakomeye, ngo ndi hatari,
nagira ngo nkubwire hatari n'Uwiteka. Uwiteka niwe Mana ikomeye, Uwiteka niwe byiringiro byacu, Uwiteka niwe udukoze isoni. Aha barareba asuzugura uwo muhanuzi ati uzi n'ibindi. Reba ngiye rwose mfite ijambo ry'Imana n'umatanye n'Uwiteka. Aha boragenda ngo ajya mu bahanuzi, arareba mu bitabo ahanditsemo abahanuzi, arareba ngo asanga Eliya nta hantu yanditswe mu bitabo. Ariko kubera ko amazina ye yari ku Uwiteka, kubera ko yomatanye n'Uwiteka, aje kubera ishyaka ry'Uwiteka. Amen. Bana mukwiriye kubaha Uwiteka. Arangije ati ntabwo nkuzi wakagabo we, ati ntabwo nzi, ati reka nkwereke ikimenyetso kugira ngo umenye. Aturabizi imvura ndayitwaye, ntabwo izongera kugwa muri iki gihugu. Aturayitwaye, ati ndayitwaye. Ateretse ndeba ati ahubwo se wari wabara kugira ngo abantu mutazareba n'ikime nacyo ndagitwaye kugira ngo nkwemeze. Urumva abantu bubashye Uwiteka. Imana yacu yo bubashye Uwiteka iragukomeza ubana nawe. N'ikime baragitwaye bikubita umufuka aragenda. Imyaka 3 n'amezi 6. Eliya ari muri icyo gihugu aravuga ati ko ntwaye imvura nkatwara ikime muri iki gihugu, imigezi ikaba igiye gukama, ubu nge nzabigenza nte? Imana iramubwira iti haguruka, va muri icyo gihugu, va haguruka ugende, aho uzajya nzahakwereka. Mbwira mugende, iramugeza ku kagezi witwa Kereti. Urumva, ikagitegeka ibikona ni Iserfati, ikagitegeka ibikona kugira ngo bimugaburire. Umuntu wubatanye n'Uwiteka, umuntu wubashye Uwiteka. Haleluya. Imana yacu tugirire neza. Imana yamugaburira, ntiyagiye itegeka ibikona bikamugaburira. Nimwubahe Uwiteka, Uwiteka azabagirira neza. Amen. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yacu ntishimishwa nuko umuntu yamba ari umunyacyubahiro. Imana yacu ntishimishwa nuko umuntu afite amakoti menshi cyangwa afite ibintu bikomeye cyane. Mujye mu Bami ba 5 umurongo wa mbere, ngo umugaba w'ingabo z'Isirayeli bamwitaga Namani, ngo yari umunyacyubahiro, yari umutoni kuri shebuja, niwe Uwiteka yajyaga ahesha Abasiriya kunesha. Haleluya. Ngo yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko se ntiyari umubembe. Ntabwo Imana ikureba icyo ireba ukomeze. Niyo mpamvu nkubwira ngo umuntu yahinduka. Umuntu buriya nubwo umwita Dadi afite ikibembe cye, nubwo umwita umuntu ukomeye buriya nawe afite ikibembe, uwo yahinduka. Ariko Imana yacu nitahinduka. Nimwemere Uwiteka maze mugirirwe neza. Amen. Yehoshafati niwe wabwiye Abayisiraheli ubwo bari basumbirijwe n'urugamba, ati mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa. Mwizere Uwiteka Imana yanyu. Ingoma za mbere ni 20:20. Mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa, ndetse n'abahanuzi mwubahe n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. Kubaha no kwizera umuntu nk'Imana biratandukanye. Abo kubahwa mu bubahe, ariko kwizera mwizere Imana yanyu, muzamura agakiza ku Mana. Imana yacu irakomeye, Imana yacu iratanga, Imana yacu igira neza. Niba duhaye yaratanze umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho, yatwima iki kindi. Imana yacu tugirire neza. N'iryo jambo narimbazanye. Amen. Imana yacu tugirire neza. Bantu ni mukanguke, bakunze b'Amana Rwanda TV ni mukanguke, bakunze b'ijambo ry'Imana ni mukanguke. Abantu babaye benshi, hari abo Imana yahamagaye, hari n'abandi bihamagaye, hari n'abandi babonye umuhanuzi ari hit, nabwo baravuga bati abakozi b'Imana ndabona hari ababikiriyemo nanjye reka mbigemo. Abo ngabo rero hari ikigero cyabo, hari n'uburyo uzabamenya. Uzabamenya gute? Uzababwirwa n'iki? Uzababwirwa n'ijambo ry'Imana. Yaba uhamagawe uzamubwirwa n'ijambo ry'Imana, utarahamagawe nawe uzamubwirwa n'ijambo ry'Imana, yewe n'uwihamagawe uzamubwira n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Ariko igisubizo ni kimwe. Igisubizo kiri mu Batesalonike ba mbere 5:17. Bibiliya iratubwira ngo nimusenge budasiba. Senga Imana iguhishurira imigabo n'imigambi. Senga Imana iguhishurira indyarya. Senga Imana iguhishurira ibikugarije. Haleluya. Imana yacu tugirire neza. Icya kabiri, kugira ngo ukomeze amategeko yayo, uzayakomeza ute? Uzayakomeza usoma Bibiliya nk'uko twabibonye muri Yosuwa 1:8, ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntuzarure kubiyamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, nibwo uzahirwa mu nzira zawe zose, ukabashishwa byose, kugira ngo ubashe, kugira ngo ugirirwe neza, nuko usoma Bibiliya.
kandi ukanasenga. Imana yacu itugire neza, ndetse ukajya no guterana. Amena. Guterana kwera birakunze kandi birashoboka, nabyo ni byiza, sibyo? Zefaniya 3:18 ngo nzateranyiriza hamwe abakumbuye guterana kwera, abahoze ari abawe bavunwa n'ibibakoze isoni. Sibyo yemwe? Mugomba gusenga, mugasoma Bibiliya, mukanaterana. Imana yacu ikatugirira neza. Amena. Haleluya. Imana yacu itugirire neza. Uwiteka akomeza abane namwe, kandi Uwiteka akomeza abagure abagirire neza. Sibyo bakunzi b'ijambo ry'Imana? Yari Simbizi Said Evangeliste Moise. Amen.